murakoze kongera kutwumva no kudukurikira nuko twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uno munsi ku kitangazamakuru maze iminsi mukurikira muri studio za Umuco Family Gospel TV ndetse mu kiganiro cyacu mukunze muri benshi mumenyereye mukurikira tunabashimira cyane ikiganiro Umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Murinjiye umwigisha uvuga usobanura ni wa wundi ni Revera James Karemera nkuko mumaze iminsi munkurikira. Reka rero munyemberere mpereze ikaze abatukurikiye bari imbere mu gihugu no hanze y'igihugu uturere tugize mu Rwanda rwacu. Mu turere hari uturere dukunda kunyandikira no guhamagara kenshi cyane cyane nkikorera ku mateleviziyo atandukanye bampagaraga ari benshi ugasanga Gicumbi baraza imbere reka nanjye mbatere Yambu ndetse Rubavu Nyagatare Rwamagana Gasabo Bugesera wasangaga abo bantu benshi bakunda guhamagara bakunda kugisha inama. Reka rero nkitangira gutya nanababwire yuko turabasengera turabafasha iyo muduhamagaye muri benshi tubona akanya ko kubahereza ko kubitaho ko kubatega amatwi ko gusabira ibyifuzo byanyu umugisha ku Mana. Rero reka ne gutwara umwanya munini na binjizaga gutyo ikiganiro cy'uno munsi wa none kiri bwibande ku miterere n'imikorere y'umuryango. Ese kubera iki amakimbirane abaye menshi mu bashakanye? Ese ingaruka z'ayo makimbirane ni izihe muri rusange? Hari ingaruka ziri direct zako kanya hakaba n'ingaruka zinzagihe. Byose nitubona kanya turabiganiraho cyangwa se turabisesengura tubirebeho, ariko ukuri guhari nuko umuryango nyarwanda wugarijwe ndetse ari nacyo cyaduhagurukije kugira ngo tubiganireho duhugura abantu duteshe dukumire byose biba bikomiyemo. Rero reka mbakire mbiyegereza mbahe ikaze mu kiganiro tugiye kuba turi kumwe n'umuvandimwe nawe mumaze kumenyera nubwo musanzwe mumuzi, ariko muri no minsi arimo kumfasha cyane kuri ibi biganiro no gukora ubusesenguzi ku ngingo y'umunsi tuba twahisemo kugira ngo tuganireho. Reka rero nawe muhereze ikaze nyuma yo kwiyegereza abadukurikiye. Bwana Bernard kuri mikoro ya kabiri muraho mbese? Muraho neza mushumba. Tubahaye ikaze nanone. Ndanezerewe kongera kukubona. Abantu bamaze iminsi bagukurikiye bavuga ngo ijwi ryawe ubwaryo ngo rirabakurura bakifuza kureba uwo muntu ngo ukoresha sauti ya Simba, no kuvuga ngo ni bezi ni ijwi ry'intare. Abantu bararikunda cyane. Ngira ngo urumva nibyo nakubwiraga ko kubera ukunzwe mu mvugo z'ikigenge numva ngo ufite vibe ugezweho uratracking abantu ijwi. Reka bashimire bose ijwi rikoreshe rero kugira ngo unanabagarurire ku muremyi ariko kumukiza ribabere ijwi ryiza ariko ribabere n'ibyiringiro nanone. Ngira ngo nicyo kiba gitumye tuba hano, yego, no kugira ngo tubane neza cyangwa se twumvwe neza twungure na rubanda, yego, abadukurikiye bagira ibyo bumva neza ariko banunguke. Biba byiza rero ndanabashimiye abavuga ko ijwi ryanjye barishimye, ubwo no kuvuga ngo dushimye Imana yaritanze yego. Hanyuma rero nkuko nabivuze nitwa Nongera Bernard, nkaba ndi kuri mikoro ya kabiri nkuko umushumba bivuze nje nk'umwunganizi mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kuba twaganira n'umushumba. Murabizi ko tumaze iminsi tubona ibiganiro hano bigiye bihanyura ariko bishingiye ku muco. Umuco n'ubu ngubu niho dufokasinze, ntabwo turi buze kuharenga. Ariko hari abantu mushumba ngira ngo tuze kuba twagenda dukura mu byo bibaza ko ari umuntu yibaza ikintu ku mutima ari akavuga ngo ubu namubona gute, ngo nk'iyo mba ndi muri studio mba mbibajije rero kuko nge ndi hano reka mbure mu ruhande rw'abakunzi bacu. Oya nibyo byiza. Hari abantu bajye bumva tubabwiye ngo tuje mu kiganiro, ubundi iyo umuntu avuze ngo nje mu kiganiro tugarutse mu kiganiro aba ari ugushaka kuganisha he? Urabona
hari uburyo bw'ibiganiro Kiganiro. bitandukanye, hari Eh. ikiganiro cyo muri studio ni ukuvuga ngo wenda ijambo rigufi ryasobanura ku kiganiro yego bivuze kwemeranya. Urumva iyo cyiswe ikiganiro cyitwa kwemeranya ku buryo mwumvikana ku byumvikanwaho cyangwa se ku cyo mwagamije kumvikanaho. Ni ukuvuga ngo ikiganiro iteka bivuga kwemeranya ku byo muganira, sibyo? Iyo hajemo rero kutemeranya byimurirwa inyito, byitwa impaka, bikajya mu mpaka nyine. Rero iyo muri kucyemeranywa hari abacyungukiramo. yego Iyo mwamaze kwinjira mu mpaka rero muba musa naho mutangiye ubwanyu murasenyana, gusobanya abantu aho mukanasenya n'abandi. turimo turareba ababakurikiye. Yego. Ababakurikiye muba mubashyize icyo bita hagati na hagati nyine. Yego. Bigatuma rero ubwo muba mubayobeje mu yandi magambo. So rero mu magambo magufi ikiganiro ni ukwemeranya ku bintu bimwe na bimwe bishobora kugirira abantu umumaro. Kwemeranywa ku byajya mu matwi y'abantu, ngira ngo ni nabyo leta yibandaho cyane. Nta kuntu abantu bashobora kuganira ariko batemeranya. Ubwo turi bubihindura inyito tujye mu mpaka. Hari impaka, hari imburanya, hari intonganya, byose burya abantu baba bavugana. Ariko itandukanyirizo ryabyo nicyo nuko iyo ari ikiganiro habamo kwemera, yego kuvuga, kwemera, kuvuga nibyo. Ni ukuvuga ngo uravuga nkakwemera, nkemera ko ibyo uvuze nibyo, ukampa akanya nanjye nkavuga nawe ugashyigikira icyo mvuze. Kirya cyaba cyamaze kuba ikiganiro nyirizina kuba dukurikiye. Ni nabyo njya nkunda kwigisha iyo turi mu nyigisho z'imiryango cyangwa se hari imiryango nagiye kunga. Iki kintu bakibandaho cyane baranakibaza, nicyo nkunda kubasobanura, kuko umuntu ataramenya ikiganiro icyo ari cyo, bya bindi tuvuga ngo imiryango aba bana nibaganire ku cyatuma havuka ikibazo hagati yabo, kuko ni abantu baba barashakanye bakundanye. Icyo ni kimwe. Kabiri, bari bakuru, nubwo ikigero cy'ubukure tutajya tucyemeranyaho n'abantu benshi, kuko hari igihe uganira n'umwana mugahamanya mukumva murumvikana, nyamara waganira n'umuntu mukuru kumva murahabanye, kumva ibitekerezo bye hari ahantu wabishyira. So rero ni muri make bwo nari nshubije ku cyo wari umbajije ku cyo bita ikiganiro. Hanyuma tukiri aho rero mu kiganiro, tukiri aho ngaho ku yose ije y'ikiganiro, ni ukuvuga ngo impamvu umuco uri kugenda utakara, yego, nuko ikiganiro kitakibaho mu muryango. Ntago abantu bakimenya icyo bita ikiganiro icyo ari cyo. Ntago bamenye ikiganiro icyo ari cyo, kuko no kubara inkuru babyita ikiganiro, kubara menshi amazimwe bakabyita ikiganiro, ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo kiganiro. Ikiganiro cyubaka umuryango, ikiganiro kibungabunga umuryango, ikiganiro kirinda gusenyuka k'umuryango, nicyo mwemeranyaho. Icyo ngicyo akaba ari cyo muha agaciro. Icyo mutemeranyaho mukakima umwanya, kuko gifite undi mwanya wacyo. Kuko iyo turimo kwigisha izi nyigisho Bernard, dusobanura abantu ukavuga uti nimba ikintu mvuze wumva utacyumva, sibyo? Nsaba ko icyo kintu tukireka tuganira icyo wumva, kuko icyo wumva nicyo turi bugiremo inyungu twese, kuruta ko we wagira inyungu ku cyo nge ntumva. Ukeneye ko nkusubiza, ni nko kugusubiza ku gahato, nyamara nkweretse ko iki kintu ntacyumva, tuzagishakira umwanya wacyo tukaganira ku cyo numva, nibyo bitanga umusaruro. So rero ni nacyo kirimo gusa naho cyoreka umuryango cyane, nuko abantu bahatiriza abandi kuvuga ku byo badashaka cyangwa se batumva. Urugero, hagati y'umugore n'umugabo, uzamuye ikiganiro, umugabo aguhaye sinye cyangwa se akweretse ko icyo kitamufashije, haba akoresha uburyo bw'uko atashye arushye, ari stress se, cyangwa se atiteguye no kugira icyo agusubiza. Aho niho tubwira umugore ngo hitugabanya, bivemo nyine, bivemo rwose, ujye mu byo sinda ayo marangamutima, winjire mu byo wisanisha nawe. Yego, kuko kwisanisha nawe ukajya mu byo yumva biramukurura kujya kuri bya bindi byawe, nawe akabyumva nyine, bya bindi yakweretse ko adashaka kumva. So, aha hantu rero abantu barahagwa cyane. Barahagwa, umwe akaba mudakorwa ku ijambo, undi agashaka kugira ngo ibyo ari byo byumvikana, ari byo bijya imbere. Ariko tujya inama twebwe abahuguriwe ibyo ngibyo, cyangwa se abahanga mu gusobanura ubumenyi bwa muntu, benshi barahari, gusoma ibitabo turabisoma tukabyumva. Biba byiza yuko ababiri byanze bikunze hari umanuka, y'umwe azamutse bisaba kumanuka, cyangwa se we wazamuka ukabona umuntu ntiyazamukanye nawe, manuka umusange hahandi hari. Uvuze n'ijwi rirerire,
n'ubu muri studio bijya bibaho umwe akavuga ijwi ryo hasi undi akavuga iryo hejuru yego noneho iyo aya majwi atangiye kubisikana wumva ari nk'intonganye ntago biba byiza rero yuko uwo ukeneye umanuka ukamusanga mu ijwi rye nibwo n'ikiganiro kinaryoha gutya ubu iyo numvishije unyoboye mu kiganiro uzamutse ngira ngo nimba utarabikurikira nanjye mpita nzamuka vuba kugira ngo abatwumva bataza kumva kubisikana kw'amajwi nk'intonganye ahubwo hahita hazamo ikintu cyo kunezerwa no kumva yuko wizihiwe ku cyo urimo kuvuga iyo nubwo ntacyo nubwo ngubwo buryo nasa naho ndagira ngo duse nk'abakurana none abandi bantu mu rujijo tukiri ahanga tutarahava hari ijambo ryitwa kwiga cyangwa se guhugurana yego hakaba n'ijambo ryitwa kuganira ibi ni ibintu bitatu yego kwiga guhugurana no kuganira ntekereza ko hari abantu babona turi mu kiganiro yego bakabyita kwiga cyangwa se kwigisha hakaba n'abantu babona turi mu kiganiro bakavuga ngo turimo turatanga impuguro ariko ibi byose nubwo tujya tubigira hano mu muco ntibamenye kubitandukanye yego ibyo nibyo hari umunsi tuzana impuguro hari umunsi tuzana inyigisho hari n'umunsi tuzana ikiganiro akenshi na kenshi ngira ngo abatangira hari igihe akubwira ati mwicare twige iyo ari ukwiga rero akenshi wenda sinzi nimba wari umpaye akanya ngo nsubize ariko ibi bintu uko ari bitatu iyo wamaze kubitandukanya mu by'ukuri ugira inyungu kandi inyungu ntiziba izawe gusa zikaba iz'umuryango wawe zikaba iz'abagukikije kuganira ni kimwe guhugura ni ikindi noneho no kwigisha nacyo kikaba ikindi tutarahava bitandukanye muri za ngo turi gushaka kubungabunga z'iwacu z'abaturanyi bacu se z'abana bacu se z'ababyeyi bacu se ni gute aba bantu babana bari bubashe gusobanukirwa neza ko uyu muntu akeneye ikiganiro cyangwa se uyu muntu babana akeneye impuguro kuko ari igihe usanga umuntu azamuye ikiganiro mu gihe cy'impuguro akaba yatanga impuguro mu gihe cy'ikiganiro noneho akaba ariho hantu usanga batari gushyikirana muri ya revo watubwiye yego ibyo binagaragara kenshi kubigisha cyangwa se kubaza gutanga ibiganiro kuko utanga ikiganiro ubundi niwe utanga umurongo nyirizina niwe ugaragaza nimba ari ikiganiro cyangwa se ahugura cyangwa se aje kwigisha nkanjye mu rusengero iyo ndi bubwirize mu by'ukuri ndabasobanurira nkabwira nti uyu munsi ni kubwiriza egari kunezerwa egari gushyiramo urwenya egari gukurura umuntu kugira ngo umuzane mu iteraniro ariko iyo naje ndi umwigisha hari igihe babona n'ibimenyetso bakavuga bati noneho yaje kwigisha bijyana n'ingero gutanga ingero nashushanyije ngira ngo polisi ijye ibikora bakazana Fande Kabera niwe wajyaga bikora yatumiwe muri studio ugasanga yitwaje ibitabo n'ibyapa n'iki urumva uriya muntu aba ari umwigisha abaje kwigisha iteka bijyana n'ubushobozi busa naho buri hasi bugenda bukura buzamuka urugero ku mwana hari igihe utangira umwigisha konka agatangira kwiga konka ejo akabaza aho ibere riri n'uburyo aryihereza hari ukumwigisha kubika inda no kwiyubura akagarama gukambakamba n'izindi ngero nk'izo ngizo biriya nibyo bita rero kwiga noneho twe abigisha dusabwa iki dusabwa ko iyo naje kwigisha nk'uku uzabibona akenshi ko dukorana ibiganiro cyangwa se uzajya untumira nzana ibimenyetso kuko kwigisha n'ibimenyetso nyine abantu bigira kuko bakubona bigira umuntu ashobora no kwigira ku ijwi ryawe uburyo umanaginga ijwi ryawe urizamura uruha nk'abariya bagukurikira batangiye kuvuga ko ijwi rya rivugira mu gituza buriya batangiye kwiga hariho n'abana bataje bazaba bariniga kugira ngo bumve ko ryavuga nk'iryawe rivugira mu gituza icyo nicyo bita rero kwigisha nuko hari ibimenyetso abantu bagaragarira Yesu rero yabitinzeho cyane aravuga ati inyigisho nziza kandi nzima yemewe ni icyitegererezo ubwo ni ukuvuga ngo imibanire y'umuntu ishobora kugaragara ahari ndetse no mu gihe adahari yego ako ndagasigaranye urumva ko icyo kintu ni ikintu gikomeye nyine
ubwo abadukurikiye no ako kantu bakandika hano ahubwo sinzi impamvu batandika ubundi iki ngiki cyakaba kinishyurwa hakaba hari umuntu wamaze kugeza agafata kuri konti kuri telefone yawe utanga nimero abantu nimero yawe nabo bafite inshuti z'umuntu ntago zihubukiraho yego icyo tukemera gutyo ubu abankunze benshi uzi ko umuntu yahubukiraho guhereza ikintu atari uko gukunze ari ukugira ngo akugushe mu cyaha cyangwa se akurebe uriwe inshuti yawe reka ntago rero ubwo mfite inshuti nyinshi niyo mpamvu batagira gutyo nyine tugomba kugendana mu gake gake hanyuma rero ngira ngo ubwo turacyari ku mibanire ariko dusa nk'abayisimbuka tuyivaho tujya no kurindi shami hari ishami ririmo hagati y'imibanire twasanze nubwo imibanire twagiye dusanga ikora kubashakanye no kubatara no ku bandi bose ubuzima rusange n'uburyo bahurira kuko imibanire ijya ku nyamaswa ijya ku bintu bidukishije ibiti birima n'ibyo hari imibanire itabaho burya mu mirimo usanga hari igiti kijya mu myaka ntiyere kikayona yego iyo mibanire ntago ari myiza hari irindi jambo rero abantu bajya bakunda gukoresha rivuga ngo abashakanye gushaka abashakanye unyemerere ntangeho tuno tuntu tubiri ku cyo hejuru cy'imibanire hanyuma tujye kubashakanye tubone gusimbuka kubashakanye ku mibanire nari navuze yuko imibanire ubwabyo bisobanuye uguhuza kuri byinshi cyangwa se kuzuzanya kubwo ni kubari kumwe cyangwa se ku bantu ikiremwa muntu yego kimwe n'ibindi hanyuma hakabaho icyo bita kuba uhari ngira ngo nibyo twavugaga yuko iyo uhari uravuga imibanire yawe urayiprotectinga urayuzuza n'igihe udahari umubanire yawe n'undi wayuzuza ibyo rero iyo tugiye kubisobanura cyane tubijyamo ariko kuba uhari ni igihe ugaragara aho ngaho cyangwa se igikoresho cyawe runaka bwe twagiye mu kwigisha nyine dutanga nk'ingero nk'ipantaro yawe umukandara cyangwa urukweto se ko bashobora kubona bakirubona bakabona muri kumwe ni nayo mpamvu kenshi iyo umuntu yatabarutse yapfuye kenshi bihutira kugira nk'aho bakura ibintu bye bimwe na bimwe mu nzu abandi bakabibika nk'urwibutso ariko kuko wamaze kwiyakira ko uwo muntu yatashye n'ibimenyetso rimwe na rimwe bikuraho nyine kuko bya bintu bye biri hariya biba bivuga ngo arahari kandi nta gihari rero hazamo ako kantu ko kuba uhari bakubona n'igihe udahari ibikoresho byawe bibabwira ko hari umudamu ashobora kwinjira yajya kumanika yareba ikoti akumva umugabo arahari akanaryama neza akizigura abana nuko ibyo ngibyo hanyuma akandi kuvuga ese iyo uhari ijwi ryawe ribamarira iki iyo udahari ijwi ryawe ryumvikana rute kuvuga bivuze gutanga amatwi gutega amatwi urahari unteze amatwi uranyumva uzi ko ushobora kuntega amatwi gusa nkakira kandi utanshubije ijambo na rimwe kubera ko hari sinye zo kwemera ko urimo nyumva hari sinye zo kunkurikira cyane undeba cyane usa naho ushaka kumva irimo kumvamo ibyo byose biranyigisha nkagenda nkira so rero ku majwi ni icyo ni ugutega kuba uhari uteze amatwi uwo muvugana guha agaciro ibivugwa ibyo umuntu akubwira cyangwa se gukora ibirenga ibyo ni ukuvuga ngo ukoreye umuntu igikorwa niyo udahari cya gikorwa cye kiramukubwira kiguma kimukubwira ako niko nashaka kugira ngo nongereho wenda mu mibanire nubwo ari byinshi byo twavuga hanyuma agakaba rugiyeho n'akabashakanye abashakanye kwanza gushakana n'iki kuko turumva yuko harimo kuba ibi bintu cyangwa se aba bantu batari bahari umwe avuye bunaka agiye gushaka bunaka agiye gushaka runaka ni ukuvuga ko aba bantu ibyo ari byo byose hari uko batari bahari nyine noneho umwe arahabaye agiye gushaka undi imana ibayeho igiye kurema umuntu ubwo urugendo noneho ruratangiye rwo kubaho kw'abantu n'ibiremwa byabo abashakanye rero nanone muri ya mpine ntoya bivuga abashakanye bivuga aba bana byemewe cyangwa byemejwe ku bushake byemewe aba bana byemewe cyangwa se byemejwe ku bushake nta gahato karimo aha rero ubu namaze gusa naho mvuga iki ngiki mba ninjiye nyirizina ku bashakanye by'imibanire kubaho kuko hari ushaka undi agamije kumugezaho ubutumwa bwe ariko bikarangirira aho ngaho
bigasoreza aho ngaho. Kenshi rero hari irindi jambo tuba twirinze kujyamo, ibyo bita kubonana. Kubonana, guhura n'umuntu mukarebana, niko kubonana. Nubwo twabijyanye mu mibonano buriya ariko aba ari nko kubyinirira imibonano cyangwa se kuko kenshi iyo bivuze amazina yabyo wumva ari nk'imvugo nyandagazi, so bakabyitirira rero irindi jambo. Kubonana ntabwo ari iriya mibonano y'abashakanye cyangwa se y'abasambana nyirizina. Oya, kubonana nuko nguko, nuko twasezeranye guhurira aha tukabonana koko, sibyo? Ukambona nkakubona, nimba hari icyo dukemurira hano, nimba ari ingumi tuziteranye bikarangiriraho, nkagenda unyemeye cyangwa se nkwemeye, burya tuba twamaze kubonana. So rero abashakanye nicyo. Hari ikibazo nahita mbariza nyine nakubwiye ko ngende hano ariko ndi mu ruhande rwa rubanda hirya. Ni nayo mpamvu reka wihishe inyuma y'amikoro wanze kujya kuri kamera akagira ngo hari aho wari utubwiye, ndagira ngo wenda use nk'usubiramo iyo ngingo neza uburyo wari uyisobanuye kugira ngo ikibazo mbaza abadukurikiye bahite bacyumva neza. Yego. Abashakanye nyirizina bivuze aba bana byemewe cyangwa byemejwe ku bushake nta gahato. Aho tutangaho urugero. Aba bana byemewe nuko njyewe nagiye nyine ndagushaka, sibyo? Ndakubona biciye kuri runaka cyangwa se niyiziye, noneho hagira ikintu cyawe nsigarana. Urugero, nimba nahujwe nawe wenda nkanjye tujya guhura, si ikinyoma nuko harimo Pasteur Kenny, ndakubonye numvishije ndi capable yo kubana nawe koko bidaciye ku muntu runaka. Noneho njyewe nyuma ndakwiyegereye, turaganiye, ndakubwiye numvishije iki numva iki, numva twabana tugakorana muri ubu buryo, sibyo? Icyo gihe rero urumva habayemo ubushake bwanjye nawe, nta wundi muntu urimo hagati aho ngaho. Ubu bushake rero bwanjye nawe nibwo bwonyine buzatugeza ku navugaga nti burya dushaka ijambo titire ntoya isobanura ku kintu, ariko iyo tumanutse hepfo nibwo abashobora kugenera gusobanukirwa bagenda babisobanukirwa, kuko nk'ijambo ry'ikinyarwanda kuvuga ngo nababanye ku bushake cyangwa se bihuje cyangwa se bahujwe ariko bitarimo agahato. Ubwo rero nari maze gusobanura kubihuje ni umusore n'inkumi bahuye, barabanza baremerana, bamaze kwemerana, yumva ibiro by'uyu muntu nibyo nifuzaga, isura y'umuntu niyo nashakaga, na biriya byose bigize. So aba bantu rero bakemeranya kuri icyo kintu kandi bakagiha agaciro. Ikibazo rero nabanzaga kubazaho utarakomeza imbere, iri jambo ryitwa abashakanye ku bushake cyangwa se aba bana ku bushake cyangwa se byemejwe ku bushake. Hari abantu ujya usanga bivuga ko bashakanye cyangwa se babanye ku bushake, yego, ariko yagira hagati ukabona we arimo ari kujya yihinduka undi, akavuga ngo nari naribeshye. Ese ubu ni wowe nasabye Imana? Kandi ababireba bavuga ko babanye ku bushake. Mu by'ukuri umuntu acyumviye ititire ijambo rigufi yagombye guhita yisubiza cyangwa se yumva icyo nashatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo ni ingingo ebyiri. Aba bana byemewe bo biyemereye n'aba bana byemejwe, ukuri guhari bashobora kubana byemejwe ariko bo batabyiyemereye. Byemejwe n'abanyamasengesho, byemejwe n'abaranga, byemejwe n'abakwigira umushinga w'urugo, kuko hari abantu bigisha umushinga. Akavuga se nyuma yo kurongora hakurikira iki? Ukavuga hakurikiraho gutera inda no kubyara, kubanza se guteganyiriza abana. Ni ukuvuga ngo hari abandi bagira uruhare. Ni nayo mpamvu ijambo iyo turimo gusezeranya abantu, ririya jambo riba rikomeye kandi abantu ntibajya barisobanura, ngo kurongorana kwera kubahwe na buri wese n'abarya bose baba barimo. Rero ngira ngo bura kubahwa bavuga ko bibera hano babyihorere. Ni ukuvuga ngo kuki hajemo ijambo ngo bose, kurongorana, kuryamana kw'abashakanye kubahwe na buri wese, kwe kubaho umuziro ariko kubahwe na buri wese. Ni ukuvuga ngo imibanire yanjye nawe yitarimo undi muntu, ibikiri kuri cya cyiciro cya mbere
cy'ubushake bwanjye nawe Mm. abakomeza ingo rero zikagera kure baba bari muri icyo cyiciro Yego. noneho abasitaragoringa bagenda bavunika ariko rimwe na rimwe bakazibamo ni ba bandi bari mu cyiciro cya kabiri ku bana byemejwe Yego. sibyo Mm. urugero umuhungu wanjye yateye inda umukobwa wawe imiryango turateranye turavuga kubera icyo ari ibihano abana bajya guterana inda bari bakundanye turabicaje turabaganirije habamo rero no gukomveka burya mu kiganiro niko ntari navuze kwemeza umuntu kugira ikigero yemera ikintu cyawe ku rwego nawe ukemeraho Yego. sibyo aba bana tukabereka uburyo tuzabashyigikira tuzabatera inkunga tuzabafasha ibyo bagiyemo wenda ntibari babiteguye noneho bamara kubigeramo nge nawe tukabigendamo igihe runaka iyo twatangiye gucika intege rero niho urumva aho hantu harimo akabazo nyine iyo hajemo ngo byemejwe n'ababyeyi byemejwe n'abashumba byemejwe n'abanyamasengesho byemejwe n'abahanuzi ibyo byose bikuye muri aka ngaka kano kantu rero karakomera cyane buryo ni nayo mpamvu tugira inama abagiye kubana babyemeranyijweho kwirinda inama z'abantu bazumva ariko be kuzubakiraho ahubwo bazikuremo icyabafasha ku cyo bo bubakiyeho kuki runaka yageze ku cyiciro cyo kwihanganira ko umugore we amukubita urushyi ariko urugo ntirusenyuke ese ye iyi ngingo nayitwara nanjye zarunkubite kugira ngo rwe gusenyuka oya iyo ni inama nayumva yisigaho ariko ahubwo ajye kwiga avuga ati runaka yakoresheje iki kugira ngo yihangane yigemo igifite umumaro aha rero iyo tugiyeho hepfo gato nuko wamugana abantu twagiye dusa n'ababanokeshanye nabahe ubundi bwo aba bantu twumva bashakanye gushakana ko twabibonye abashakanye nabahe abashakanye bivuga iki ni abahuye ni abakora ibyo bahuriyeho banoza neza inshingano kandi bafashanya banoza inshingano kandi bafashanya aka kantu mukumve nta rw'umwe bijya bibaho hari igihe abantu bibeshya ngo barashakanye yego ariko batanoza inshingano badafashanya ubundi ko ari bibiri ibingibi niho ruzingiye niho ruzingiye ku gusenyuka kw'ingo dufatiye ku z'u Rwanda no hanze y'u Rwanda kuko turakurikira Tanzania Uganda cyane cyane nkunda gukurikira aho hantu ugasanga gatanya hano turimo turazibara zaciye ibintu zageze muri 300 ku mwaka ariko hari usanga biri mu bihumbi 100 kubera iki hari igihe anoza inshingano ariko ntibafashanye kandi iteka buri wese asanga undi kugira ngo amufashe niyo mpamvu usanga hari umugore urimo kurira aho ati ngiye rwose pe mu rugo ibindi bigenda neza ariko igikorwa cyo cyumba kibanga ni sawa ariko imiruho yaranyishe nta kintu amara abana nta ugasanga rero bivuze iki bivuze hari igihe igiye gukurikira ukora tansiyo kuko uyu mugore hari igihe abivuga we yarajanye ijambo gufashwa ko abonye umugabo umufasha inshinganyo yo kuvuga ngo nanjye mfashe uriya wita murimo so icyo gihe rero arira nk'uwagowe ariko siko kuri aba bantu rero iyo twamaze kubaganiza tukabahuza twumva uruhare rwa buri wese mu kubaho k'uyu muryango bubatse ese bundi ni handi babaza ngo ufite inshingano zo gufasha urugo cyangwa se zo gukorera urugo ubundi nindi ni umubyeyi ni umubyeyi ni ukuvuga ngo nabashakanye kandi bemeranyijwe kuri icyo kintu burya ntabwo umwana yagombye kuzamo nubwo tubashyiramo bakavunikira ingo zacu ejo ugasanga bananiwe kuvunikira izabo ariko burya ni ihohoterwa burya tuba tubakorera hanyuma hagati y'umugabo n'umugore umwe niyumve ngo runaka nashatse runaka ngo amfashe rimwe kumfasha kubyara rimwe kumfasha ku mibonano kuko ntiyayikoresha kandi biratugize nyine n'ubuzima butugize ni character ya tutagombye gutinya no kuvugaho n'abapasiteri benshi bakatinya kubivugaho ariko kuri guhari imibonano nyita igihande kimwe cy'ubuzima bwa muntu yego nkuko ibiryo bifite ikindi gihande imitekerereze n'imikorere nabyo bifite ikindi gihande so rero uyu muntu nimba ngewe mvuze ngo shaka umugore amfashe yego akenshi abasore wumva ansasire anekere barabara ukabitondagura fata ngo ibyo azankorera ni 5 ngewe 7 byanjye nzamukorera nibihe imibanire iraryoha
yego kuko haba hajemo icyo bita gufashanya kandi akenshi na kenshi naho bipfira niyo wumva ngo imibonano ni ikibazo nta gikora menye iminsi ibiri mu kwezi byose biba byaturutse kuri inshingano yirengagijwe ugasanga umuntu umwe atunukira urugo undi bisa naho bitamureba ariko mu by'ukuri ukuri guhari kushingiye ku bushakashatsi nuko wowe musore we mugabo uteye intambwe yo kureba nyirarunaka hari ibyo watekereje ushaka ko nyirarunaka azagufasha mu mibanire yawe nawe yego bimuganirire abyumve dukina finale yego twagiye rero kugira ngo utange ubutumwa inama yego ku bantu bagenda bagaragaraho izi ngingo zose twagiye tugaragaza hano yego mbese mu bemeramana bo turavuga ngo nabatsinzwe n'urubanza yego abatsinzwe n'urubanza rero akenshi bagaragara muri iki cyiciro cya gatatu cyangwa se agaka ka gatatu muri ibi biganiro aka kiciro nshaka kugira ngo dusorejemo karavuga ngo abibonanyemo bivuga iki turacyari ku mibanire yego ntabwo twagiye kure abibonanyemo bivuze guhuza umuco ububasha n'umubiri umuco ubushobozi n'umubiri ibi bintu mu by'ukuri bigenda bibura mu bashakanye cyangwa se mu bari kumwe ariko iyo buri wese yumva yuko afite inshingano yo kubungabunga umuco wahava naho yagiye haba ku mugore cyangwa ku mugore cyangwa se ku mugabo akagera kumva yuko afite inshingano ku bubasha ku kushoboza umuryango kubaho gushoboza umugabo kubaho gushoboza umugore kubaho gushoboza ababakikije kubaho noneho hakaba n'iki cyanyuma cyitwa ngo no gufashanya ku buryo bw'umubiri kandi ku buryo bungana bwumvikanye nta kinanirana rwose reka nsoreze n'aha ngaha mvuga nti iki kintu nucyumva neza kubungabunga umuco w'umuntu hari igihe utuma urugo rwe ruramba iyo awucunze n'iki cyaduhuje ese twari duhuriye kuki wakundaga kurya ibyo naryaga nakundaga kurya ibi twarahuye none ibi warabiretse wenda nibyo ibyo byose iyo washoboye kubibungabunga ukabungabunga umuco runaka yagusanganye uzi wawe ntuwutekushike kubera ibishamaza n'ibiki ibyo bigufasha ko urugo rurama rero ntago twabivuga byose ngo tubirangize kuri mikoro n'inyigisho twigisha mu buzima bwa buri munsi haba mu itorero haba mu miryango hirya no hino nawe rero udukurikiye nakurarikira ko wadukurikira cyane ariko nasabe n'abantu bajye basoza ikiganiro kuko hano tuba dutanze umwanzuro kandi dutangira nta mwanzuro tuba twatanze rero niyo mpamvu dutanga amanomero tuvuga adresse ntuye mu Bugesera hariya kariyeri nkakorera itorero Kayonza muri Rwinkwavu nkagira telefoni igendanwa yakira momo yakira urumva nayo mwayirebaho kuko iyo umpamagaye ufite ikibazo wenda mpuze ngohereza amasaha ndi bube ntuje nkagufasha mu buryo bwo gusenga ariko gusenga kwanjye kenshi kwibanda kubanza kukuganiriza no kugufasha so rero arabankurikira benshi kandi babyungukiramo reka mbahereze nomero n'ubusanzwe email zirahari wanyandikira uciye kuri Karema Grace cyangwa se Karem Grace wakwandika DNPC Rwanda wakwandika ariko na nomero de telefone zirahari ni 0788 47 83 89 cyangwa se 0782 76 34 2 zose uzasanga zanditseho Karemera James rero mudukurikire mukora subscribe mudukurikiye mukora share mudukurikire mukanda like mudukurikire mubigeza hirya no hino ibiganiro kuko iyo ubusharing